uyu murongo wa channel turabashimiye cyane twagize amahirwe yo kugira umutumirwa udasanzwe imbere ya kamera ndakeka mumubona araza gutangira twibwira ndavuga amazina asanzwe Kabaranga Claudine witwa Kabaranga Claudine Kabaranga ari izindi zina tuziranye ariko hari indi zina tuziranye ugomba kutubwira nabo bakaryumva Umunyarwandakazi nk'ibisanzwe rero mu buryo bw'umuco tugiye kuba dukorana ikiganiro kitari kirekire cyane ariko kiribuze gusiga ari ikiganiro gisigira urubyiruko abanyarwanda barimo kugenda bakwepa umuco nyarwanda ariko by'umwihariko nk'umuntu uzi umuco nyarwanda kandi akaba yarawuvukiyemo akanawukuriramo agishagira ngo adusangize muri byo tugiye kuganira ku migani y'imigemurano cyangwa se imigani migufiya araza kugira uburyo adufashamo kutubwira imigani ndetse anayidusobanuriramo nakumvishemo nk'umuntu uzi ikinyarwanda cyinshi cyane ntabwo mbeshye wumva ndi kubeshya ribuze kunyomoza nyuma yo kureba iki kiganiro cyangwa no kumva iki kiganiro mu busanzwe rero hano hari imigani nza numva cyangwa se n'abandi n'urundi rubyiruko bw'u Rwanda rugenda rwumva ariko kuyisobanukirwa bikaba ikibazo hari niyo yewe batanazi nk'urugero rero turagira ngo dufashe gusobanurira iyi migani twumva ni bwoko ki isobanuye iki hari umugani uvuga ngo ukoma urusyo ngakome n'ingasire niko babivuga ukoma urusyo akome n'ingasire bishatse kuvuga iki ubwo gukoma urusyo n'ingasire no gusanga abantu babiri bashyamiranye noneho ariko wenda ukavuga uti kwa kundi wajya ku ruhande rumwe ukavuga ngo umwe niwe wagize amakosa ukabanza ukareba impande zose wasanga bose bafite amakosa bagasabana imbabazi mu mvugo y'iki gihe undi mugani turi buze gukeneraho ubusobanuro kumva no mugani abantu bakunda guca bavuga ngo umubyeyi acumura yicaye umubyeyi ucumura yicaye baba bavugira abana ashobora gusigara mu rugo yicaye nyine yibereye mu rugo umwana akagenda akiba umuntu baturanye cyangwa hirya ye wa mubyeyi ntabyo azi atazi ko uwo mwana we yagiye atanamutumye akazamwishyurira bafata umwana baza gufata iwabo bagafata se yaba amufite cyangwa se nyina rero akagenda akaba ari uburana akanishyura kandi nyamara atabigizemo uruhare niko gucumura yicaye rero n'umwana uba wagiye akagize iby'abandi ubwo n'uwo mugani ubwo bahita baducira undi mugani hari umugani bavuga ngo ariko hari umugani nigeze kumva umbwira kare umugani uriya ngo umusego utagona so ntukagone umusego utagona so ntukagone na so wanyu bishatse kuvuga iki bwo bishatse kuvuga ko ufite papa wawe ufite iwanyu bariho bose mufite n'imiryango iso yapfuye nta wundi muntu ushobora kubona ukubera so nta nubwo so wanyu abaye afite isambu yihariye atari y'umuryango niyaguha umunani awuha abana be nta gushyira mu mubare uzahabwa umunani kuko aba afite abana ubwo muri make nk'aho mugani nanjye nzi muto ngo umwana w'undi abishyura ukondo se haraho byahura umwana w'undi abishya inkondo ntabwo ari ukubishya ukondo umwana w'undi abishya inkondo ubwo rero n'ubundi iyo ufite so wanyu n'ubundi uba uri uwundi hari undi migani waba wibuka se wenda ari wadufasha wafasha abantu kuyumva by'umwihariko mvuga ngemba ni kuvuga urubyiruko abantu bakuru ibyabo ntabwo mbizi nubwo mbyitaye icyo nshaka cyo dushaka twebwe nuko urubyiruko rubuze kugira icyo rumenya kuko nkeka ko muri iyi minsi ikibazo turi guhura nacyo
no ni ikibazo cyo ko umuco urimo kugenda ucika cyangwa ucendera bitewe n'uko hari amagambo akomeye imigani yagiye yibagirana n'ibindi bintu bitandukanye. Niyo mu rwego nk'ubwo rero turimo gushaka ko ngemba niba ubu uri kumva ndi kwibanda ku rubyiruko cyane cyane. Ni bya bindi nyine bavuga ngo ni uko utaganiriye na se ntamenya icyo sekuru yasize avuze. N'ubundi uganiriye n'umukuru wese akakubwira amateka yaba arayo na sogokuru wawe yaba arimo. Undi mugani rero uvuga ngo uw'umuzimu yaciriye munsi y'urugo agira ngo arusha abandi umuterekero. Ibyo bikavuga iki? Bigasobanura iki? Ibyo bigasobanura njyewe nawe dushobora kuba tuva indi imwe cyangwa se duturanye. Noneho urugo umuvandimwe wanjye cyangwa se umuturanyi tugakora tukaba dufite amasambu twese tugahinga. Ndabisobanura mu busobanuro bw'iki gihe. Mugahinga mukeza mwese ariko agatera imbere kukurenza. Yarangiza akajya avuga ati kanakuri yabaye imbwa yabaye ikigwari, kandi wenda waragize birantega myinshi ntuzamuke nk'uko wazamutse. Niwe wa wundi rero wakennye avuga agenurira kuri wa wundi atuwe umuzimu yaciriye munsi y'urugo bagira ngo arusha abandi umuterekero. Yaba yaraterekereye kubera afite ibintu byinshi atunze atunganiwe, akavuga ko wa wundi akavuga ati uwahiriwe. Ni kwa kundi bavuga ngo uwariye aseka uwaburaye. Ubwo kandi nawe ukaba ari undi mugani nagushyizemo. Nawe n'undi mugani uwaburaye nako wariye aseka uwabwiriwe. Ni kwa kundi bavuga ngo umugabo mbwa aseka imbohe. Kandi nawe ejo azajyayo azabohwa kuko isi nyine ni uko izenguruka. N'uwo nguwo rero aravuga ati uw'umuzimu yaciriye munsi y'urugo agira ngo arusha abandi umuterekero. Yaterekereye gusumba wa wundi wakennye. Nicyo bishatse kuvuga. Hanyuma hari ubundi waba wibuka by'umwihariko ngewe nk'uri buze kuba uvuga ahangaha hari imigani igiye itandukanye ariko kubonera ubusobanuro nyine nk'ubwo bwose bigenda bigorana. Nuriya rero ngo utabusya abwitumbera. Uwo bawuca ryari? Uwo bawuca umuntu yakoze yananiwe. Wowe urinjiye ntumushimye kandi yakoze atigeze yicara. Noneho yarangiza wa wundi akavuga ati ndahera nko ku masaka ya kera basyaga. Namamera basyaga amamera cyangwa bagasya amakoma y'umutsima. Niba rero aje yamusigiye ayo masaka ngo ayasye, yarangiza akavuga ati utu dusaka nagusigiye nitwo wiriweho. Niwe wa wundi rero wavunitse wumva wababaye niwe uvuga ati utabusya bwitumbera. Ni nk'umukoresha we muri make. Ni nk'umukoresha. Ubwo bari kubwira abwira wa umukoresha yaje amutonganya ati aya masaka nagusigiye kuva mu gitondo kugeza ubu nturayarangiza. Muri make uti uweho kubera yuko ubona urubwira ko byoroshye kubera kutabikora. Biroroshye. Nibyo avuga ati utabusya abwitumbera. We yumva ko yababaye, yumva ko yakoze yarushye. Ariko undi we ni boss abaho ngaho nta kintu akora. Niho wa wundi rero yitotomba avuga ati utabusya bwitumbera. Arumva ko byoroshye kandi kuri gihe byakomeye cyane. Ibyo ni ibisanzwe ku bantu bavuga ibintu batakora cyangwa bakusanga bari kubwira abantu ati ni gute ibintu bini byakunanira gute nyamara yabigerageza bikanga. Undi mugani nza numva abantu bakunda kuvuga ngo wiruka cyane ngo ugaca ku rugo. Bishatse kuvuga ko iyo wenda wagize ikibazo cyangwa se umuntu arakwirukankanya
kwiruka utareba inyuma wagera ku irembo ugasa n'uriciyeho kwibuka wenda ufite ibibazo mu mutwe cyangwa se wenda hari n'abasinda bagaca ku rugo akagenda agakomanga iw'abandi atazi ko yagize. Umuntu ufite ikibazo wese nibyo bashaka kukubwira ngo wiruka cyane ugaca ku rugo nuko utabanje gutekereza icyo ugiye gukora, ufite n'ubwenge buzima ukagenda nyine uvuga uti ngiye iwanjye, ukaza kugenda ibibazo bikuri mu mutwe ugaca ku irembo ukagenda ukibuka wageze hariya hirya ukagaruka rero. Ubwo bishatse kubaboneka kwa kundi umuntu nyine akora ibintu akarenza, tuvuge wenda ese umuntu yamushimagije ngo uzi gukora ibintu nk'ibi ngibi, noneho we akanabikora nabi ahubwo noneho akarenza. Ni uwo mugani ni nka wa wundi bavuga ngo hari n'uwo bavuga ngo wanga kwiruka wanga kugenda ukagwira ubusa, wanga kwiruka ukagwira ubusa. Iyo se noneho ugasobanura gute we? Uwo nawo ni ukuvuga ngo wanga kwiruka ukagwira ubusa, nta hantu wagiye ntiwirukanse, ni ibyago, mbese ibyago bihorana mu bantu. Ariko wenda ushobora nko gusitara mu nzu cyangwa se na hano hanze ukaba wavunika cyangwa ugakomereka, kandi naho wagiye utirutse. Abanyarwanda rero buri kintu icyo ari cyo cyose bagishakiraga uko kimeze. Urebye ni nka kwa kundi umuntu yavuga ati kuba mu mazi siko guca amaga. Nawo ni umugani. Amaga ni iki? Amaga ni amaga barwaraga kera ku birenge. Amaga kaza agafata hano uko umuntu utarogaga n'imyate byose byabaga biturutse ku mwanda. Noneho wenda undi akazaza akamuseka atariko turabona ukuntu uyo maga ufite. Noneho undi nawe kubera kubura icyo avuga akavuga ati kuba mu mazi siko guca amaga. So ubwo se ntitwaba turekeye aho. Si ibyo gusa rero, uyu munyarwanda umukecuru ni umukecuru ukunda abanyarwanda muri rusange, buriya agakunda n'ikinyarwanda, agakunda n'urubyiruko cyane cyane. Niyo mpamvu we ku giti cyewe yumva ababazwa cyane. Ese reka ndeke kukuvugira, urubyiruko rw'u Rwanda rw'iyi minsi urutekerezaho iki ugereranyije n'urubyiruko rwo mu myaka yo hambere? Urarutekerezaho iki? Urumva uri nk'ubwo urubyiruko aka kanya, cyangwa se uri mu bantu bashinzwe urubyiruko, warufasha iki, warukora iki, warugiyeho inama? Urubyiruko rwa kera rwo rwari rufite umwihariko, rwarumviraga, rwarubahaga, ntirwubahaga. Urubyiruko rwa kera ntabwo twubahaga ababyeyi bacu batubyaye. Umuntu wese wanganaga na papa wawe cyangwa na mama wawe waramwubahaga, kandi yaguhana ukabyumva ko wakoze ikosa, kandi wagira n'iwanyu ukanabiceceka ntunabivuge. Naho uyu munsi umwana w'abandi umuhuye ukamukubita yanakureka yajya ku murenge agahamagara na RIB. Ibyo rero ntawe ubakora, uramubwira wakumva azamutse ukamwihorera. Gusa ntabaciraho iteka ngo ni bose. Harimo bamwe bazima barimo bumva yenda ikinyarwanda, bakumva indangagaciro y'umunyarwanda n'ibyo bumva. Abantu barahari bavuga ikinyarwanda kandi bigisha. Hariho umwana wigisha kumva, ukamubwira uti iki kirazira, uramenye ntugatuka umuntu mukuru, ntukizamure, dore uko ungana uraburetse, kandi akabireka. Ariko bamwe barataniye. Gusa kwigisha no guhoraho ni abacu, nta kundi umuntu yabigenza. Urakomeza ukigisha, ukunze agakunda, unaniranya akananirana. Ni benshi bajya mu biyobyabwenge, ntako tuba tutagira n'abo duturanye. Hari ubijyamo wamubwira akakubwira ati ibyo ntibikureba. Ubwo rero kugira ngo
mutagirana ikibazo akanakurega cyangwa akajya yirirwa gutuka mu muhanda uricecekera ukamwihorera atari uko bitakubabaje bikubabaje. Iyo urebye u Rwanda rw'uyu munsi rudafite umwihariko nk'u Rwanda rwa mbere, wenda nk'umwihariko ushingiye ku buvanganzo bwarwo nk'igihugu, tuvuge ubuvanganzo kera bitaga ubwo muri rubanda, turavuga nk'imigani miremire, imigani migufiya. Biriya bintu ntabwo wabonaga ko nta mumaro byari bibafitiye ugereranyije n'ubu ngubu. Ese uracyabona ko bikiriho tugereranyirize? Ni bike ku byahozeho, kandi biriya byabagaho ariyo migani yahuzaga abakuru igahuza abatoya, yewe n'ibibuguzo kigahuza abasaza bakabuguza bakageza nimugoroba. Uyu muti rero witwa gombo, ufata utunguru tutarakomera ukadufata ukadukata ugateka amazi, yamara guserura ukabishyiramo ugashyiramo ibi bintu biranyerera cyane. Hanyuma rero ukajya ubinywa mu gitondo, saa sita na nimugoroba, bikavura indwara zose, bigabanya ngo isukari, biyungurura amaraso n'izindi ndwara, bigabanya rwose nabivuga ngo hypertension mu gifaransa. Oya nawo ni umugombe niko witwa wa kera. Kera jewe ariko nkiri mutoya najyaga numva ko nabonaga umuserebanya bariya baravugaga ngo ni mubi, waba wagwiriye umuntu yaba atawufite mu rugo akajya kuwushaka akawisiga, wavuraga amahano muri make. Mbese umuserebanya wakugwiriye ubwo ni ishyano ryakugwiriye. Ishyano ni nko kuvuga yenda abazimu cyangwa abadayimoni n'ibyo, bagafata uyu mugombe bakawisiga. Umuntu urwaye amahumane akawuvuguta akajya wisiga. Cyangwa se keraho bitaraba ubu ngubu mu iterambere bajyaga wisigira mu mayira abiri. Waba urwaye amahumane ukafata ukisiga wavanze n'ingwa mu mayira abiri ukabisiga ugahita wigendera. Nk'ejo bundi wabaga wakize. Ariko uyu munsi baranawunywa, umuntu arawunywa noneho uravuguta ukawunywa. Ni izo ndwara gusa se waba uvura cyangwa waba ufite n'izindi nyinshi uvura nawe? Uvura ariko ibyerekeranye n'abo badayimoni. Kuko imiti yose bakunda gushyira mu mugomba. Waba ushaka gutera ugatwara tuno ukatumisha. Nanjye iraza kutumuha nubwo nanjye kudutera. Ntabwo turakomera, nidukomera nzatugura. Urakoze cyane. Uyu murabyumvishe ko iki cyatsi aho uzakibona cyose bacyita umugombe, kandi bakatubwira yuko kivura ibigeranye amahumane n'izindi ndwara zisa naho bavuga ko ari demons, zikomoka ku demons cyangwa se kuri ayo mashitani ntawamenye. Icyo se byo uri bwoko ki? Igicuncu bajya bakubwira cya kera ni mushaka igicuncu, mushaka n'umuravumba. Iyo ndirimbo ndayizi. Ni igicuncu nicyo bavugaga. Kikavura. Iki gicuncu umwana arimo kuribwa mu nda cyangwa umuntu mukuru mu buryo bw'inzoka, uragifata ukakivuguta, ugafata igikukuru ugashyiramo ukaha umuntu, bigahita bikira. Cyangwa se umwana akiri mutoya ariko yaratangiye kurya. Igicuncu rero nicyo bagira, nicyo bavuguta bagaha umwana. Wumva rero igicuncu. Aka ngaka nako bakita umusuzi w'ingona. Umusuzi w'ingona. Aka karanuka cyane ariko. Aka rero kwakunda abana basimbagurika nijoro ukumva umuntu yabuze amahoro, uragenda ukakavuguta ukakazana ukamuha akanywa ukanamusiga.
ubwo biba byakemutse. Ni bya bindi bavuga wenda n'abadayimoni b'iki gihe mu barokore n'abazimu ba kera. Ni ibi rero. Nibyo. Nyuma iki cyatsi cyose mbona ugiye kutwereka cyo bakita gute? No muravumba. Iyo urwaye inkorora urawurya. Ukawucisha ku mbabura wenda ubu batakifite amakara y'inkwi, ugafata ibibabi ugashyira hejuru y'intuzi y'imbabura, ukabihekenya uyu munsi, ejo bundi inkorora irakira. Ariko usigaye naho uranawufata ibibabi ukabivuguta, ibishyimbo bikimara kwera ukawuhungiza. Ntabwo bigera. Nanone iyo wafashe imiti yindi ya sima igifata umuntu, ubi nabyo biravangwa. Uyu nguyu ugafatana n'indimu, ugafata n'inturusu ya mayideni, urabitekana ugakaranga isukari ukabimenamo, bivura diyabete, nako bivura asima. Ubwo mwabyumvise umukecuru ntabwo ntacyo ataba yababwiye. Uyu nawe rero nubwo ubona ari ururabyo, bitera nk'ururabyo, bijya bigira n'utuntu tw'utweru tuzamukamo. Utwo tuzamukamo ukagira ngo ni indabyo n'utweru twiza, ukagira ngo ni imyangange yindi ya kera, ariko tuba umweru. Iyo wakomeretse, waba ufite igikomere kingana icyo waguye kwa kundi wakomeretse bya bindi bikabije, uragaca kakanda. Bakita gute iki cyatsi? Iki cyatsi nyine bakita gute uyu muti wawe? Ni mu bwoko bwa karyabaryama. Karyabaryama. Okay, karyabaryama. Noneho tutuzi rero ukadushyira kuri icyo gikomere. Icyo gikomere ushyiraho uyu munsi, ariko ushyiraho ugikimara gukomereka, warangiza ugashyiraho uyu munsi, ejo bundi byakize. Izi ni intagarasoryo, uraziteka bisanzwe, zimera nk'intoryi, ariko abenshi ntabwo bazikunda. Ariko izi ntagarasoryo waba wagugariwe, uraziteka mu rukoma ugashyira ku biryo, ukaza ku icyo warya cyose ukameneraho. Bakunda kuziteka no mu myumbati. Ariko umuntu urwaye umuvuduko nawe warwaye diyabete, arazifata akajya azihekenya mu gitondo gusa. Hari icyo bifasha. None se izo diyabete si indwara zadutse vuba? None se ntubona ko iyi miti nyine kandi si ya kera, si yo mu Rwanda se? Ni yabagaho na kera, kandi n'izo diyabete nubwo zitabagaho, intagarasoryo zivura ibintu byinshi. Ariko noneho ubwo basobanukiwe ko diyabete bakabyita amazina abazungu, niyo mpamvu hari ubushakashatsi nyine barya nk'izi ntagarasoryo bakabona barakize. Kuzirya rero intagarasoryo ndabona zifite ibiti bimeze nk'intoryi, witegereje neza wabona ari nk'intoryi, ariko nk'intoryi ntoya. Ubwo ariko ntabwo ari zo wumvishe ko bita intagarasoryo. Yego. Munyarwanda rero murabona yuko ahisa mpereza no ku muti. Yemeza no ku muti, ntabwo nari kugenda atamaye kuri uyu muti nabonyemo hano. Mwabonye akantu, amasaro, utu tuntu batwita gute? Utu mbona wateguye hano. Kera utu twatwitaga amashapuri. Tukera ku kirabyo kimeze nk'insina. Noneho utu tuntu rero tuzaho ugatonora tukavamo. Aya ni amabuye asanzwe. Amabuye ndikubona ateguye neza. Turiya tundi tumbona tubengerana. Utu tugurwa mu maduka bajya badutera ku myenda. Okay. Ndabona uduseke hano uba waduteguye. Byose bimeze neza. Uduseke, intango irihe? Iriya tubona hejuru. N'utubindi. Turiya n'utubindi. Intango irihe? Intango n'iriya. Iyihe? Iyi ni intango n'iriya ni intango. Njyewe nayo ndi kubona ari nk'akara kameze nk'ibyo nkibwa ngo
kara kameze nk'agakono nka bibone kuri kunyereka oya izo zitwa intango. Okay.